Yabyutse mu gitondo asanga umusore bakundana yamuhamagaye inshuro 8 zose. Yari yararanye umunaniro ku buryo yakangutse ahagana saa 2. Uwo musore yari yahereye ahagana saa 4 z'ijoro amuhamagara, agira saa 6 amuhamagayemo inshuro enye. Indi nshuro ya gatanu yari yahamagaye saa 12 zo mu gitondo, iya munani yayihamagaye saa 4:45. Yabanje kwinanura ava ku buriri ajya kunywa amazi, afata ndajyana muri dushe, aroga agaruka mu nzu. Yasanze umukunzi we wari bari gushwana muri iyo minsi yamuhamagaye n'inshuro ya 9, yanarinyijeho ubutumwa amusaba kujya kuri WhatsApp nibura. Nifuzaga kumuvugisha uwo munsi kuko baravuganaga bagashwana, bagasanga bari gupfa ubusa kubera gufuha cyane k'uwo musore. Buri gihe yabaga amugenzura, amugendaho, yaramubujije amahoro. Mu busanzwe yari umwana mwiza, yitanga, akaba yakora buri kimwe ku mukunzi we, ariko gufuha ko birenze urugero. Umukobwa yafunguye internet ajya kuri WhatsApp, ubutumwa butangira kuza. Ubwo umukunzi wari yamwandikiye bwamuteye guhungabana. Yari ifoto ye yambaye ubusa ari kwisiga amavuta ari mu cyumba cye. Uwo musore yari yarengeje hatirana, urabizi ko abantu benshi bakoza, uri icyamamare pe. Ubwo urahitamo ko iyi foto nyishyira hanze cyangwa se wemere kumva ibyo nkubwira. Niba ushaka amahoro, niba ushaka gutuza, wowe ubwawe wibwiriza umpamagare. Kandi nutinda urayisanga mu binyamakuru, uyisange mu nshuti zawe, ahantu hose urayisangaho. Harya ngo n'abantu benshi bankurikirana ku mbuga nkoranyambaga, uraje ubibone kuri Instagram, kuri Facebook na YouTube, Twitter na Thread, Snapchat, hose no uraburi gupostingwa. Rana yari umukobwa w'icyamamare mu rugero runaka. Yaramaze imyaka itari mike akora ubusizi, kandi si ubusizi gusa, yarazi no kuririmba indirimbo zishingiye ku muco, no kuvuga indirimbo gakondo. Mu busizi yaramaze kwandika izina, kandi so yaramamariye gusa, ahubwo yarazwi no mu gusohora abageni mu nzu, akabatera kurira ku munsi wabo w'ubukwe kubera amagambo meza yabavugagaho. Kubera kugenda asohora abageni, akabakora ku mutima, amarangamutima akaza bakarira, bamutumiraga ahantu hatandukanye, hirya no hino baba bakoresheje ibirori bakamwitabaza. Yari umukobwa ufite umubiri muto, ku buryo yavugaga imivugo yo mu bukwe, yakicara agapfukama, akikaraga, buri wese akabona ko ari byo yaremewe. Ibyo byari byaratumye yamamara cyane mu buzima busanzwe mu bice byinshi. Muri icyo gihe nibwo yaje kumenyana n'umukunzi we, bagatangira gukundana gake gake. Mu gihe bakundanaga, ranakomeje kujya avuga imivugo mu bukwe. Nyuma yaje kwigira inama aravuga ati ariko uwafungura account ya TikTok ngashyira uduce duto tw'ibyo nkorera mu bukwe bw'abandi, wenda ntibyazatuma mbona abakiriya benshi. Abantu barambwira ngo ndabishoboye, kubera ko ubukwe njyamo akenshi buba burimo bafata amashusho. Nzegera cameraman twemeranye ko ari buze kumpa agace gatoya ako ngaragaramo, maze ngashyire kuri TikTok ndebe uko biza kumera. Yagashyize kuri TikTok gahita karebwa cyane, abantu benshi bamusaba nimero ngo azajye mu bukwe bwabo bamuha akazi. Icyakora umukunzi we ntiyishimiye ko yabishyize kuri TikTok, ndetse yashatse kumubuza ndamubera ibamba. Yakomeje atyo akajya akora ibintu byo kuriza abageni, akaba aririmbira, akavuga amazina y'inka, aragenda yamamara ahantu henshi. Muri iyo minsi yafataga utuvideo tugufi akadushyira kuri TikTok, abantu bakatureba bagatanga ibitekerezo. Umukunzi we ntiyabyishimiye na gato, yarabimubujije, amusaba kureka gushyira ibintu ku mbuga nkoranyambaga ngo hato atazamenyekana cyane akaba icyamamare akamureka. Yarabizi neza ko abantu bari mu isi y'ubwamamare baba bagoranye mu rukundo, cyane cyane ku bantu batabihuriyemo. Ibyo rero byatumaga yifuza kumushyiriraho uburinzi, nyamara bituma umukobwa atangira kwiguka azajya abikora umukunzi we atamutesheje umutwe atabizi. Muri iyo minsi yaje kumenyana n'umukinnyikazi wa filime wari icyamamare mu gihugu. Uwo mugore yamushyize muri filime ze bakinana nk'eshanu, kandi zirebwa n'abarenga 100,000 kuri YouTube. Umukunzi we ntiyari abizi. Abantu benshi babonye izo filime bamenye uwo mukobwa. Muri uko gukina filime nubwo yaje guhita bireka kuko n'amafaranga abikoragamo, hari umusore wamugira inama agira ati wowe wafungura YouTube channel yawe maze ukajya ushyiraho ziriya video ndende uri kuvuga imivugo yawe mu bukwe. Ibyo byagufasha kugera ku bantu benshi. YouTube yazuza ibisabwa birimo amasaha 4,000 na subscribe 1,000, nabwo kazajya ihemberwa ibyo ushyiraho. Ibyo ranabisamiye hejuru kuko ashyira ka video ari mu bukwe kuri YouTube, abantu bajyaho barakareba. Ibyo nabyo ntibyigeze bishimisha umukunzi we. Nyuma yaho amaze kugira utuvideo tune kuri YouTube, yasubiye mu bundi bukwe. Muri ubwo bukwe yahuriye n'umugabo w'umukire akunda ukuntu afite impano. Uwo mugabo si uko w'umukire gusa ari n'umunyamakuru. Ibyo umukobwa yakoraga mu bukwe bibonyemo ikintu cyamwinjiriza amafaranga menshi cyane aramutse agikoze kinyamwuga. Asoje kuvuga imivugo ye mu bukwe, uwo mugabo witaga Damu yegereye aramubwira ati wa mukobwa we ufite impano ikomeye cyane nayikunze, kandi yakugeza kure uramutse ufashe ingamba ukayibyaza umusaruro. Umukobwa aramubwira ati ni gute impano yanjye nayibyaza umusaruro? Ikindi ibi bisigo niba ari n'imivugo ibukora hano uvuga biri live, mbese uvugiraho gutyo gusa. Nakujyana mu nzu itunganya amajwi, studio imeze neza, maze bakagufata amajwi bakayatunganya, ibisigo byawe uvuga mu bukwe bikajya binyura kuri YouTube bimeze neza, wabishaka ngo gufasha no kujya binyura kuri televiziyo. Kandi numvise uzi no kuririmba, twazahera ku bisigo nyuma tukazakora indirimbo. Urabyumva ute? Ranati ibyo bintu nanjye ndabyifuza, ariko ubushobozi mbona bukiri ibibazo. Ubukwe buba rimwe na rimwe, kandi imite tugiyemo ntabwo ubukwe buzongera kuba vuba. Hashobora no gushira amezi 6 nta bukwe bantumiyemo, kuko iyi minsi abantu baba bariturije. Uwo mugabo Damata ahubwo uvuze ukuri cyane. Nawe urabyumva ko kwire kuba ufite ahantu ushyira ibihangano byawe ku buryo rimwe byazaguha amafaranga mu minsi itari y'ubukwe. Wowe genda utegura igisigo ucyandike neza, uzambwira nugisoza.
nzakujyana muri studio bagukorera amajwi, nkwishyurira amafaranga yo gukora amashusho meza, tubishyire kuri ruriya rubuga rwawe rwa YouTube. Nitubona bitanze umusaruro cyangwa wowe ukabikunda, tuzagirana amasezerano dukorane. Bakomeje kuganira, Dame aramubaza ati none se ubundi ibintu byo kuba icyamamare ku mbuga nkoranyambaga ubifata ute? Ese wigeze ukora ikintu kikarebwa cyane? Nawe ati nigeze kujya mu mafilime, hari amafilime nakinnye. Dame yagize amatsiko ngo amwereke, umukobwa amwereka amafilime yari yarakinnyemo yose yararebwe n'abarenga 100,000. Uwo mugabo yaramubajije ati ibi bintu se ko wabivuyemo? Nawe turabona ko twakinaga turi benshi, nubwo hose nakinnye njye mukinnyi w'imena, nta mafaranga bampembaga uretse agatike gusa, kandi nabaga navunitse nishe umubyizi wose ndi kwitoza, nkazica uwo gukina, nkagira gukora sheya, mbonye ari kuruhira abandi gusa mbivamo. Ubu rwose sinakubwira ko nzongera na rimwe kujya mu bintu bitarimo inyungu, iyo wenda cana n'iyanjye nari gukomeza, ariko birababaza gukinira abantu bakagufata nk'uri kwishimisha. Ahubwo ubwo nafunguye YouTube channel yanjye, nanjye ningira ubushobozi nzakina amafilime, nyinane n'abandi bantu banjye ari njye bahagarariye, ibyo dukina tubishyire kuri channel yanjye. Dame yaratangaye aramubwira ati ndarinzi kuri icyamamare mu birori gusa, sinarinzi ko no ku mbuga nkoranyambaga bakuzi. Undi nawe yaragiye amwereka kuri TikTok ye abona imibare iri hejuru. YouTube channel yari iriho video nkeya zidatunganyije, amajwi nayo atumvikana neza. Dame yabonye ko bizora kumugeza kure, afatiye ku byo ubwo yari yarigejejeho, yamwemereka agiye kumufasha akamenyekana, bihurirana nuko Narana yarabifitiye inyota. Muri iyo minsi ategereje kuzajya kwa Dame akamujyana muri studio, bavuganaga kuri telefone. Kubera ko Narana yamufataga nk'umuntu umufitiye umumaro, iyo umukunzi we yamuhamagaraga agasanga bari kuvugana, ntiyahitaga amukupa ngo amwitabe. Ubundi uwo mukunzi we yari yarishyizemo ko mu gihe amuhamagaye, uyu yaba ari kuvugana nawe uwo ari we wese ahita amukupa akamwitaba. Ariko kuri Dame ntiyabikoze, kandi ntamubwire uwo bavuganaga uwo ari we cyangwa ngo amubwire ibyo bavuganagaho, ahubwo yamubeshye ko ari inshuti y'umukobwa kandi ko atagombaga kuyikupa iri kumubwira ibintu byihutirwa. Igihe cyarageze ahura na Dame. Dame yari umunyamakuru wandika mu binyamakuru, akaba yari umugabo ufite umugore n'abana 4. Ntiyarashaka kumufasha kuko ari umukobwa ngo wenda bitewe n'irari, ahubwo we yari yakunze impano ye cyane kandi azi agaciro ko kugira impano, nuko iramutse yitaweho neza ikamamazwa yatunga abantu benshi. Bajyanye muri studio amukoreshereza igisigo cyiza cyane ku mafaranga atari make. Igihe cyo gukora amashusho nacyo cyaragize, bakora amashusho meza cyane ku rwego rwo hejuru kandi bibasaba amafaranga menshi. Ibyo babikoze n'abishe umukunzi we. Icyo gisigo bagishyize kuri channel ya Rana, abantu batangira kukireba ari benshi. Agace gato yagashyize kuri TikTok karebwa cyane ku buryo kamuzamuye ku mubare w'abamukurikira akagera ku 15,000 mu minsi itageze ku cyumweru. Kuri we byari birenze, kandi no kuri YouTube yarazamutse cyane. Umukunzi wa kibona yarababaye, yibaza ukuntu Rana akora ibintu atamubwiye. Yamuhamagaye yarakaye, Rana aca bugufi amusobanurira uko byagenze. Rana yaramubwiye ati mbona udashyigikiye ko nkoresha impano yanjye, niyo mpamvu nanjye mbikora nakubwiye, kuko wagerageza no kubimbuza ndebye nabi. Nutemera ko nkomeza gukora ubusizi, ibintu byose nzajya mbikora nakubwiye. Umukunzi we yarababaye, ariko nanone yumva ashobora kuba mubangamira cyane. Yaramubwiye ati noneho mpa nimero z'uwo muntu ugiye kujya gufasha, ku buryo azajya ambwira ibikenewe byose ngo utere imbere nanjye njye ngufasha. Rana yarazimuhaye, abanza kumenyesha Dame ko umusore bakundana ari buze kumwandikira. Uwo musore yandikiye Dame aramubwira ati Rana ni umukunzi wanjye, njye nunganira abantu mu mategeko, ndi umwavoka niko kazi nkora. Uwo mukobwa ndamukunda cyane, nifuza ko yagira kure mu busizi bwe, kandi ndagushimira ko wemeye kumuha amaboko. Ubwo rero umuhamagaye ukamubura wambaza, kuko mba mukurikirana akantu ku kandi. Mu gihe mufitanye n'imishinga wajya umbwira ntaribi. Dame yarabyishimiye kuko umuhungu yari umwavoka, we yumvaga yanamufasha mu bindi. Bahise bibera inshuti, batangira kujya baganira gake gake hagati yawo. Ikintu cyatumye umukunzi wa Rana yemera ko bajya banakorana ntatera amahane, nuko gusa amenye ko yifitiye umuryango, naho ubundi ntiyari kubyemera. Igisigo cya Rana kimaze kugera kure, abantu benshi baragikunze. Dame yabonye ko hazavamo ikintu, maze aramubwira ati ubishaka twagirana amasezerano ngakomeza kugufasha, hazavamo amafaranga ahagije tukamenya uko tuyakoresha mu nyungu zacu twembi. Si wowe gusa kuko hari n'undi mukobwa mfasha, mukoreshereza indirimbo, amajwi n'amashusho ku buntu, tukabishyira kuri channel ye, kandi nizeye ko umunsi umwe azamamara bigatangira kumugaburira. Nawe rero wabyemeye twakorana muri ubwo buryo. Mbere yo guhura na Rana, hari undi mukobwa yari yarigeze guhura nawe mu birori, maze aririmbye yumva aririmba neza. Bari baratangiye gukorana, hari indirimbo zanagiye hanze. Ubwo yaragize abantu babiri yifuzaga gufasha. Ibyo byatumye atekereza gushinga icyo bita label, nk'ikigo, company cyangwa itsinda rifasha abahanzi. Ubwo ariko baba bareberera mu nyungu zabo mu buhanzi, ari manager wabo. Rana yarabishegeye amusaba ko bakomeza gukorana, cyane ko ari ubwa mbere yarakoze igisigo gifite video nziza cyane mu ijwi ritunganyijwe mu buhanga buhanitse, ndetse mama we yari yagikunze cyane amusaba gukomeza ibyo bintu. Dame yaramubwiye ati ubwo n'umukunzi wawe yabyemeye, niwanyu bakaba ari kwishimira ubu busizi, nzagutuma dupange neza. Yakomeje kubipanga, aribwira tuko biri kose nkeneye umuntu ukora amajwi wanjye bwite, tuzaba tubana muri iyi label. Aba bahanzi yazajya bakorera ku buntu cyangwa nkamuha amafaranga make.
sinabura umuntu w'umuproducer ninjiza muri lebo tukagirana amasezerano, najya nkenera gukora indirimbo cyangwa ibisigo akamfashiriza abahanzi akaba yangabanyiriza ibiciro cyangwa se akabikora ku buntu, byaterwa n'uko twabipanze. Si ibyo gusa, ngomba no gushaka umuntu ukora amashusho, ngashaka n'umunyamakuru wo kujya mfasha mu kubyamamaza. Ntibyatinze yaragiye aganira n'umuproducer wari inshuti ye, amugezaho igitekerezo cyo gufungura lebo maze amwemera ko bazajya bakorana, akamugurira agasukari gusa. Yabonye undi musore woroheruka kuva mu gihugu cye ari umwimukira, ubuzima bwari buri kumugora kandi yarazi gufata amashusho no kuyatunganya ari director. Amata yarabyaye amavuta, dame yaramwitoraguriye, yamwishyuriye inzu muri uko kwezi, amuhahira ibyo kurya, amuha n'amafaranga, ahera akamuganiriza ibya lebo. Umusore yabisamiye hejuru cyane, yemera kujyamo, cyane ko dame yari kujya amuterera ibikoresho bidasabye ko aba afite ibye. Yakomeje atyo ashyiramo n'umunyamakuru wari umuhanga ari kujya akurikirana imbuga nkoranyambaga z'abo bahanzi, akazirinda kwibwa kandi akazajya bari gushyira ibihangano hanze. Yaramaze kubaka lebo irimo abahanzi 2. Yakomeje gukorana na Rana ku buryo mu gihe gito Rana yaramaze kwamamara kurushaho. Abantu benshi bari baramumenye, haba ku maradiyo, ku mateleviziyo no mu binyamakuru byandika, hakiyongeraho ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye. Muri make yari icyamamare. Kubyuka rero akabona ifoto ye, umukunzi wamubwira ko arishyira hanze, yatekereje ko byari kumushyira hasi bikamusenya, arahangayika cyane. Agahinda kamwuzuye umutima, ararira, arigaragura, yibaza niba koko atanabikoze kuko yari yamuhamagaye kenshi ntamufate. Nk'umuntu w'icyamamare, gushyira hanze ubwambure bwe byari gutuma ibiciro by'imigani. Abantu bose bamukurikiranaga ku mbuga nkoranyambaga atekereza ko bari bumwange. Niyumvishaga ko biramutse bibaye byazarangira, ko hari igihe cyazagera anyura ku bantu ntibabitekerezeho. Yibajije ahantu umusore yaba yari yarakuye iyo foto, aramuhamagara ngo amubaze, anamusabe kuyisiba ndetse ntagire aho ayishyira hatuma ibonwa n'undi muntu uwo ari we wese. Muri we yari yuzuye uburakari, afite umujinya wivanze n'agahinda. Yaramuhamagaye, umusore yanga kumufata. Yakomeje guhatiriza agera ku nshuro 11. Umusore aramwandikiye, aramubwira ati ukuntu uri kumpamagara uhangayikishijwe n'ifoto, nshaka ko ariko uzajya umpamagara kenshi buri gihe, utuze dukundane, kandi uri ko umusore witwa Rave numvise muri kuganira cyane, ngo harya azakuntwara, ndaje mbashyire hanze. Rana yongeye kumuhamagara, umusore amufasha aramubaza ati ariko kuki wizera abantu, ubuze umuntu wampaye ifoto yawe wambaye ubusa? Nawe ati simuzi. Umusore turumva Rana, urabizi ko ngukunda, ariko aho kugira ngo ukomeze umbabaze ukubera uwo musore witwa Rave, ndakora ibishoboka byose nawe ubabare. Urahitamo kureka Rave cyangwa urareka ifoto ijye hanze? Rana arira ati none se wayivanye he? Basi mbabarira nuyishyire hanze, nawe urabizi ko ngukunda, nukuri rimwe na rimwe tutahura ibyo dupfa. None se kunshyira hanze nibwo buryo bwiza ubonye bwo gukemura ibibazo? Ubundi se ndakubwiye ko ngundana na Rave? Umusore yagiye aramubwira ati Rana, urabizi neza ko nagufashije muri byinshi, iwanyu mwese narabafashije, mama wawe na n'ubu ndacyamufasha, barumuna bawe nuko, ariko sinzi ukuntu wifata ugashaka kuntendeka kuri uwo musore mutamaze n'amezi 6 mumenyanye, ukamurutisha njye tumaranye imyaka irenga 5, naragufashije muri byinshi. Yatangiye no kumucyurira cyane. Rana kuko yibuka ko urukundo rwabo rwatangiye mu gihe wabo bari mu bibazo bikomeye cyane, agatangira abafasha. Icyo gihe batangira gukundana, Rana yigaga mu wa 3 w'amashuri yisumbuye akiri umwana muto. Uwo musore we yariherutse kwimukira mu gace k'iwabo, abana n'umugabo ari umwavoka. Nk'umusore wari urangije kwiga mu wa 6 w'amashuri yisumbuye ari umuhanga cyane, uwo mwavoka yari yaramuzanye ngo amutoze akazi, ajye amwandikira ibirego n'ibindi byose yabaga yifuza. Uwo musore ntiyari umwavoka, ahubwo yari umufasha we gusa, agira udufaranga amugenera. Aho yabaga abanyeshuri bahanyuraga batashye. Igihe cyaje kugera abona Rana aramwishimira, yifuza kumutereta. Icyakora Rana yabaga yirakaje, agaragara nk'umwana utagira imiteto. Kugira ngo byorohe, umusore akurikiranye amakuru aza kumenyana na mama we byavugaga ko arwaye kanseri. Yakomeje kujya avugana na mama we, rimwe na rimwe akajya amusura mu bitaro. Rimwe ari mu bitaro umusore yaritanze, asaba Rana kudahangayikishwa naho bari bukura amafaranga yo kugemura cyangwa yo kwishyura ibitaro, amubwira ko byose arabyitaho. Rana yari afite barumuna be kandi bose bari abanyeshuri, bari n'abakene, kubona amafaranga yo kwishyura ibitaro byari kubagora. Uwo musore rero yabwiye Rana ati wowe uraburetse kujya ku ishuri uba urwaje mama wawe, kuko ntazarenza icyumweru bataramusezerera. Barumuna bawe bo ubareke bakomeze bajye kwiga, njye nzagenda kugusimbura nimugoroba ndari hano, nawe ujye kurarana nabo, mu gitondo ubyuke uteka agakoma ukazane hano, njye njye mu kazi musigareho, saa sita nze kugemura, no ku mugoroba ninza muzanira ibyo ararira, wowe ntuhangayike ndahari. Mu gihe mama wa Rana yari mu bitaro, nibwo Rana yamenye izina ry'uwo musore wakomezaga kubafasha nk'aho ari mideni. Hari yashize iminsi ndakora ibyo byose. Yamubwiye ko yitwa Zebari. Uwo Zebari we yabikoraga afite intego yo gufatisha Rana. Rana nawe agendera muri icyo kigare, ubona ari umwana mwiza cyane akwiriye gukunda. Ku munsi wa 5 noneho habaye ikintu gitangaje. Ku ishuri barumuna ba Rana barabirukanye, babahora kutishyura amafaranga yo kurya saa sita. Zebari yababonye agana saa 4 zo ku manywa batashye, ababajije impamvu babirukanye, barayimubwira, abasubiza yarabishyurira. Basubiyeyo bariga, saa sita aje kugemura, ntigera bibwira Rana cyangwa mama we. Ku mugoroba Rana atashye, barumuna be bamubwiye ibyo Zebari yabakoreye biramurenga.
Mu gitondo cya kare agiye kumusimbura yaraje aramuhobera aramubwira ati wakoze cyane gutuma batirukana barumuna banjye, ariko se koko ubu tuzakwitora iki? Mama yari ari gutora agatege abaza uko byagenze, Rana aramusobanurira. Mama azenga amarira mu maso kubera kwishima. Zebari we yashatse ko babifata nk'ibintu bisanzwe abasaba kutamushimagiza. Ibyo byatumye bose bamwiyumvamo. Mama aranamufata nk'umugisha w'Imana. Nyuma y'iminsi 2 ibyo bibaye, Mama Rana baramusezereye. Nubwo bari baramusanzemo kanseri, abaganga bavuga ko idateye ubwoba cyane. Ngo yarahangayitse cyane yumva ko atazarinze imyaka 2 akiri muzima, maze muganga aramubwira ati birashoboka rwose ko umuntu arwara kanseri ariko akabaho imyaka myinshi atarapfa bitewe n'ubwoko bwa kanseri yageze mu mubiri ndetse n'uburyo yitabwaho. Hari amoko ya kanseri agenda gahoro cyane ku buryo umuntu ashobora kubana n'imyaka irenga 10, cyane cyane iyo hakiri kare cyangwa igahagarikwa n'imiti, ibikoresho bigezweho byifashishwa mu kuvura ndetse n'imibereho myiza y'umurwayi. Niyo mpamvu udakwiriye gutekereza ko ugiye gupfa aka kanya. Wowe ujye wirinda guheranwa n'agahinda, ukomeze witeho cyane, gukomeza kwitabwaho neza, ukagira imitekerereze myiza, ukirinda guhangayika, ukarya neza, ugakora imyitozo kandi ugakurikiza inama z'abaganga. Bizatuma kanseri igenda gahoro kandi itinde kwangiza umubiri wawe. Kuba urwaye ubwoko bw'iyi kanseri ntibisobanuye ko igihe cyawe cyarangiye. Icyo bisobanuye ni uko usabwa kubaho mu buzima bushya bwo kwihangana no kwitwararika. Abagize umuryango we ni ukuvuga abana be gusa, dore ko nta mugabo yari afite, barahangayitse ariko basobanukiye ko uburwayi bwe butagiye kumuhitana mu myaka 2 gusa nk'uko byavugwaga, bagarura icyizere. Ndetse Zebari yabasezeranyije ko azakomeza kubaba hafi. Bidatinze nyuma y'igihe gito yasubiye mu bitaro, banamuha igitanda. Yarakennye cyane ku buryo kubona kwishyura ibitaro byamugoye. Zebari yabigize ibye nabwo abari umwita afatanyije na Rana. Icyo gihe cyakomeje kwicuma, bageze aho baramusezerera. Uwo musore yinjiye mu buzima bwabo akomeza kubafasha muri buri kimwe kuko arafite umubosi umuhemba neza. Intego yo gukundana na Rana yigezeho bitamuvonnye kuko Rana nta yandi mahitamo yari afite. We na Rana barakundanye. Mama Rana yishimira ko umusore wamwitangiraga bataziranye ari kuzamubera umukwe. Urukundo rwabo yararushyigikiye cyane bidasanzwe ku buryo ari no gukora buri kimwe ngo rukomeze kubaho. Wenda binyuze mu gukundana na Rana yari kuzabona ko yitura Zebari wabitagaho badafitanye isano. Uko iminsi yakomezaga kugenda ishira niko Zebari yarushaga kuba umwana mu rugo. Yabonye akwiriye gukomeza kwivanga mu muryango wabo. We na mama wa Rana bapanga uko bakwatisha ibinani, bagashyiramo abakozi bakajya bahinga, byakwira bakagabana inyungu. Rana nawe yarabishyigikiye kandi muri iyo minsi kuko yakundaga cyane Zebari. Uwo mushinga warabahiriye, bakajya basarura byinshi bakagurisha. Rimwe na rimwe Rana akanigira mu biraka byo kuvuga amazina y'inka mu bukwe agasohora abageni. Yabikoraga mu biruhuko cyangwa mu mpera z'icyumweru. Mu gihe bakundanaga ariko uko Rana akomezaga kwiga segonderi niko na Zebari yatangiye kwiga kaminuza, ashaka kuba umwavoka wemewe aho gufasha umubosi we nawe akikorera. Rana yasoje segonderi nawe yaramaze kuba umwavoka wigenga, aho noneho yashoboraga guhembwa amafaranga menshi cyane mu kwezi. Ibibazo byo kwa Rana yabikemuraga bitamugoye. Igihe Rana atangira gufungura imbuga nkoranyambaga akajya mu busizi mu buryo bweruye, Zebari yarababaye cyane ashaka kubimubuza. Kubera byinshi rero akoze umuryango wabo yaramuferaga cyane, akumva ko akwiriye kumushyiraho amategeko, undi nawe akagenda ari 100%. Mu rugo iwabo yumvaga afitemo ijambo cyane ko buri gihe babaga baratishije ibinani bafite ikibahuza. Mama wa Rana nawe yamwubahaga cyane akanamutinyamo kuko amufashaga iyo yajyaga mu bitaro. Uko gufira cyane Rana akamubuza kuvugisha abantu bamwe na bamwe, akaba ashaka kumenya aho yagiye n'ibyo arimo byose, agashaka no kwitambika mu kuba yaba umusizi, byatumye batangira gushwana kenshi. Rana nawe yakundaga ubusizi cyane ku buryo ari no kuba yakwemera kurara muri studio akora ibisigo atiteye ko umukunzi batabikunda. Rimwe na rimwe Rana yangaga kumuvugisha, agashira amezi nka 3 batavugana. Ariko Zebari yabaga yizeye ko bazongera kuvugana byanga bikunda, bakanavugana cyane ahubwo kuko iyo mama yarwaraga gato niwe washakaga moto cyangwa imodoka akamwigereza ku bitaro kandi akishyura amafaranga. Ibyo ubwabyo byarabahuzaga. Ikindi kuko batishaga imirima bahingana, nabyo byabaga byoroshye ko mu gihe cyo gusarura bahuza bakongera gusubirana. Ni kenshi yamubwiraga ati njye meze nk'amazi kuri wowe naho wancikira, iyo utayuzure yanywa utayubakisha imvura ikakunyagira cyangwa abandi bakayagutera. Mbese nanjye ndi nk'amazi kuri wowe, nushaka ugishikama dukundane kuko na mama wawe nta wundi musore yakwemera utari njye, arabizi kandi ujye uzaba umugabo wawe. Kubera ko ubuzima bwabaga bugoye cyane, Rana yafashe umwanzuro wo kujya gukorera mu yindi ntara. Nubwo bwose Zebari yumvikanaga na mama wa Rana amukunda, suko buri gihe yabaga azi buri kimwe ku muryango wabo cyangwa se ngo abe yabafatira imyanzuro muri byose. Rana ajya kugenda yari yarabiganirijeho mama we neza, bemeranya ko agomba kujya kwishakira amafaranga azajya akoresha mu bihangano bye kuko mama we yarabishyigikiye. Mama we yarashyigikiye ko umukobwa atera imbere mu busizi kuko yajyaga amubwira ibyo amaze kwandika mu ikayi akumva birimo inyigisho, kandi yanavuze ku buzima bwo mu rugo rwabo, mbese yagerageje kubivuga mu marangamutima menshi.
bigatuma mama we bikunda. Mu bisigo bye Rana yavugaga ku bibazo abana batawe na base cyangwa abanyina bahura nabyo, ibyo baba ku mihanda, ibyo baterwa inda bateye bakazihakana, ibyo bitakarije icyizere mu buzima busanzwe no mu rukundo n'ibindi. Ibyo rero mama we yarabyumvise yumva ntacyo bitwaye, amwemerera kwikorera ibisigo ndetse amubwira ko azajya amufasha nawe mu gihe abonye udufaranga. Ibyo byatumye Rana ajya mu kazi atanabanje kubibwira Zebari wumvaga yamufatira imyanzuro. Kubera ko mama yabaga arwaragurika kandi hari barumuna be benshi, Rana yafashemo batatu abajyana ahantu yabaga akajya akora ayahembwe akayakoresha bitaho kandi akabarihira amashuri. Yahindutse umubyeyi wabo, mama we nawe asigarana abandi bana babiri. Kuko Dame nawe yari ahari yiteguye kujya amwishyurira studio akanamukoreshereza video, byatumaga yakoresha mu kwitaho no kwita kuri barumuna be gusa. Zebari yababajwe no kubona Rana yimukira mu yindi ntara. Yarahangayitse atekereza ko ubwo azajya ajya mu bagabo akabazana aho yabaga kuko nta muntu wari kuba amugenzura. Nabwo yamuhamagaraga amusakuriza amushinja amakosa, bigira ubwo batangira gupfa atamwizeraga. Iyo yamuhamagaraga ntafate telefoni yahitaga amwandikira ati ubwo umugabo muraranye yanze kumfata. Yamuhamagaraga asanga ahuze akamwandikira ati umugabo mwari muri kumwe se uri kumubaza ko yagezeyo amahoro. Kubera guhora mukeka, Rana yagize harambirwa kuvugana nawe, yajya amuhamagara amucyurira agahita amukupa. Ariko no muri iyo minsi Zebari yabaga akomeje kwita kuri mama we, akita no ku bandi bana barumuna ba Rana bari barasigaye, kandi imirima nayo bagakomeza kuyatisha. Ndetse Rana yabaga agomba kujya gusarurana nabo. Mu gihe babaga bamaze amezi abiri batavugana barashwanye, yajyaga gusarura agasanga hari bikarangira biyunze. Zebari akemera ko agiye kwisubira akareka kumushinja amakosa ndetse akamushyigikira no mu busizi bwe. Yamwibukije byinshi rero, aramubwira ati njye nakoze byinshi kuri wowe ariko ukomeje kundutisha uburave ntazi. Ese ubundi n'iki yakoze ku buzima bwawe ku buryo umundutisha? Rana ati none se ifoto urayishyira hanze cyangwa ntabyo uri bukore? Umusore nawe turahitamo kunkunda ukajya wumva ibyo nkubwira ukarekana na Rave cyangwa uhitamo kwifoto nyishyira hanze. Kandi si yonyine, mfite menshi umeze utya utari no kwisiga amavuta. Rana ati none se wayafotoye ryari? Ninde wayaguhaye? Umusore yahise akupa ngo abanze amusaza arebe uko agiye kumwinginga ari we nk'uko yamuhamagaraga kenshi ngo baganire akanga kumufata. Rana agenda karamweguye, ahamagara Rave yafataga nk'inshuti yamumaraga agahinda muri iyo minsi ngo amubwire ko umubano wabo wasajije Zebari akaba ashaka kumushyira hanze. Rave yamusobanuje akantu ku kandi kuko byari byagenze, amaze kubimubwira amugira inama. Yaramubwiye ati uriya musore ni umwavoka, azi amategeko, arabizi neza ko gushyira ifoto y'umuntu hanze igaragaza ubwambure bwe, yaba yabiherewe uburenganzira na nyirayo cyangwa atabuhawe bitemewe, bihanwa n'amategeko nk'icyaha gikomeye. Arabizi neza ko aramutse abikoze byatuma afungwa kandi igihe kitari gito amadiporome ye agata agaciro. None kuki wahangayika wumva ko yashyira hanze? Erega niyo yabikora ntabwo wapfa. Rana, aho kugira ngo ukundane n'umuntu udashaka wakwemera ifoto yawe bakayishyira hanze, kubera ko nukundana nawe mukanabana ubwo buzima nyine utishimiye uzabamo iteka ryose. Uzabamo igihe runaka, uzabubyariramo umwana, ushavuriremo, nureba nawe uzarinda usaza ukibabaye. Ariko ifoto yo ishobora kukubabaza mu gihe cy'ukwezi kumwe gusa bikarangira. Rana, tuza no kugutera ubwoba. Ikindi ukwiriye gutekerezaho ni iki? Ese ubundi iyo foto yayifashe uyu munsi? Uko biri kose yimaranye iminsi. Aho guhangayikishwa no kuba afite ifoto, uhangayikishwa n'umuntu yasabye kuyimushakira kuko se wayifotoreye. Kandi ubwo niba atari we, hari undi muntu uyifite ari we yimuhaye. Urumva ko uwo muntu nawe ashaka yishyira hanze yikoresha icyo ashaka. Wowe niba yayikoherereje nawe ufite uko wamutera ubwoba. Ibyo wabijyana mu rukiko, wowe niwe yimuhaye bakabakurikirana. Ukwiriye gutuza kuko ntacyo byagutwara. Ahubwo ikibazo nuko ibyo byose yabikoze kubera njyewe Rave. Icyo uri kugitekerezaho iki? Ese koko ugiye kureka kumvugisha? Rana ati Rave, uri inshuti yanjye bikomeye, nta kintu kindi nkurikiyeho na kimwe. Ni wowe wumva agahinda kanjye ukangira inama, kandi mbona nta wundi mutima ubikorana uretse kuba umwana mwiza. None kuki nakureka kubera uyu musore wahoze kera mbangamira? Yararize aramubaza ati ubundi se njye ntacyo mvuze ku buryo nakwifatira imyanzuro? We na mama barahuza, none abashaka ko banyobora uko bashaka. Rana na Rave bari barahuriye muri rebe ya Dame. Hari hashize amezi 5 gusa bamenyanye. Byatangiye Dame yigira inama yo kuzana undi munyamakuru umuhanga mu kwamamaza muri rebo ye ngo ajye abunganira mu kwamamaza ibikorwa byabo, amenyekanisha iyo rebo n'abahanzi bayo kandi abo mujyanama kuko yarasanzwe mu bintu by'imbuga nkoranyambaga. Ako kazi yemeye kugakora bituma amushyira muri groupe yabo ya WhatsApp. Akigira amasabwe kwandika inkuru kuri buri wese mu bari bayirimo akabamenyekanisha, baba abahanzi ndetse nabo batunganyaga amajwi n'amashusho. Yageze kuri Rana amwandikira amubwira ko yasuye imbuga nkoranyambaga ze agasanga ari umuhanga, ariko amugahira ko kuri channel ya YouTube nta kintu giheruka kujyaho kandi ko bisaba gukora cyane kugira ngo agire ahagera ndetse na YouTube igira ikimufasha. Byahuriranye n'uko Rana nawe yaramaze kurambirwa kuba muri rebo kubera ko atabwaga umwanya uhagije nk'uwo wa muhanzi wundi yahabwaga. Uwo muhanzi bamutagaho amafaranga menshi bakamukorera indirimbo zihenze, byagera mu kuzamamaza bakayakuba kabiri. Ariko we yaramaze amezi menshi adasohora igihangano, yashaka kwinyura mu zindi nzira ngo abyikorere bakamubuza.
yagombaga kubahiriza amategeko ya Rebo. Manager we yagize hararwara agira ibibazo, yanzura ko amafaranga afite azayakoresha mu gisigo kimwe cya Rana, ariko wa muhanzi we akamukorera indirimbo enye, kandi amafaranga bakoreraga igisigo yabaga ari 1/3 cy'indirimbo. Ibyo babiganiriyeho, Rana amugira inama yo gushaka uko yazikorana akarikana na Rebo itarigize ikimumariye, cyane ko Rana nawe yari afite uko yabona udufaranga two kwikorera ibintu bike kandi byiza bitagombeye ubufasha bw'abandi. Yanambwiye ati ufite izina wubatse ushaka gukora ibintu byawe, njye nzaguha ubufasha ngujyane muri studio bagukorera ibisigo n'indirimbo ku buntu, nawe uzabe yabonye yo gutira kamera mwere uko twakora ibintu byoroheje. Rave yari yemeye kuzamufasha bataranahura amaso ku maso, ubwo bucuti buhera ubwo. Bagiye baganira kenshi bagahuza, bihurirana nuko nawe yari yarigeze kuba umusizi ariko akaza kubireka. Muri Rebo yose yabaye umujyanama we, yagira igitekerezo gishya akaba ari we akibwira. Kubera ko Rana yifuzaga kugira kure no kwamamara, yagiye avugisha Rave wamwerekaga ko akwiriye gukora cyane kugira ngo abigereho. Ubucuti bwabo bwakomeje kuzamuka, barenga ku kuvugana ku bihangano, ahubwo bakaganira ku byo biriwemo uwo munsi no ku buzima bwabo bwite. Ibyo byatumye bahinduka za nshuti magara. Noneho buri koze baramutesheje umutwe amucyura ibyo yamukoreye, amushinja ibyo atakoze, agahamagara Rave amutakira nawe akamuhumuriza. Muri iyo minsi Rave yakoresheje ibirori byo kwishimira ibyagezeho, atumira abantu benshi. Ibyo birori ntibyitabiriwe na Rana kubera yari afite impamvu zumvikana, gusa muvugishaga kuri telefone amubaza uko bimeze. Nyuma y'ibirori amafoto yaramwoherereje maze Rana arayapostinga. Yapostingaga avuga ati inshuti yanjye ikomeye Rave, komeza utere imbere ndagukunda cyane. Yarenzaga ati best wanjye Rave, komeza utsinde imbere niho heza kurushaho. Wa musore Zebara kibona izo status yararakaye cyane, amuhamagara amubaza ati kuki utagishyiraho ngo uvuge ko nkunda, ese uwo Rave ninde? Umukobwa nawe yaramusobanuriye, ariko umusore arakara cyane aravuga ati uko biri kose mufitanye umubano wihariye, nta kuntu wamuhamagara kenshi mwita best nta kindi kintu kibyihishe inyuma. Erega naguhamagara ngasanga uhuze ukanga kumbwira uwo mwavuganaga, ariko ndamumenya ubwo ni Rave. Rana aramubwira ati nta kindi kibyihishe inyuma nuko tubana muri Rebo kandi amfasha kwamamaza ibikorwa byanjye, ubundi se ko utanshyigikiye kuki wumva ko abandi batamfasha? Bakomeje gushwana biba akarusho, noneho Rave na Rana bihuriye amaso ku maso, Rave akajya no mu mashusho y'igisigo cye. Yaragera mu postinga buri munsi agahoza ifoto ye kuri status ye amushimira ko yemeye kujya mu mashusho y'igisigo cye. Kubera ko bari barahuye, Zebari yenze kumeneka umutima, yabonaga byanga bikunda umusore azamutwarira umukunzi. Bashwanye bapfa Rave, bigira ubwo Zebari abona ko nakomeza gutya aramubura burundu, maze amuhamagara yicishije bugufi yamubwira ko noneho yiteguye kumushyigikira. Yaramubwiye ati ngo mbabarira, nzaguha gukoresha indirimbo tujyane no muri studio kandi uzanamuze n'uwo Rave, wowe gusa uzanyibutse nawe tuzayame nkoresha ibisigo iby'indirimbo byose ndabigeraho. Umusore atari ku bundi wazaritse ibyo bintu byo gukunda imbuga nkoranyambaga no kwamamara, nawe ati sinabireka kuko ndabikunda, impano yanjye ntiyapfa ubusa, nakuze mvuga imivugo mu bukwe, icyo gihe nitwari twakamenyanye niho wakaje mu buzima bwanjye, na n'ubu nibyo nkora, kuki wumva ko nabihindura ngo nuko utabikunda? Zebari yacishije make baba nkaho biyunze, ariko we agenda apanga imipango mibi ku ruhande. Nyuma na nyuma noneho yarabonye ikintu cyagombaga gutuma aranacisha make akareka bagakundana umukontorora. Yamubwiye ko natari kubusize no kuvugana na Rave, iyo foto arishyira hanze akamwandagaza. Rana amaze kubisobanurira Rave yaratekereje anamubaza ati ubundi se ibyo bintu by'uko navuze ko nzagutwara ukaba wanjye abikuye he? Rana ati nanjye byanyobeye. Rave ati ibi bintu dama birimo, uribuka ya foto nagupostinze nkandigonga umukobwa wanjye yasohoye igisigo no muri groupe tugatera story ko wabaye wanjye kuri sheri wanjye? Ibyo byatumye dama nyandikira inbox ambaza niba ari ibiganiro gusa cyangwa hari ikindi kibyihishe inyuma. Namubwiye ko ari bisanzwe, arambwira ati tutazatusha ngo umukunde kuko umukunzi w'umwavoka yakwica. Ubu bari hafi gukora ubukwe, abakobwa bose baba muri Rebo yanjye bagiye kuba abagore. Rave ati none se barakundana cyane ku buryo benda kubana? Naho turiya mukobwa wundi azasezerana amezi 3 ari imbere, ariko Rana we ndakeka atazarenza 6 uhereye ubu. Rero mbagira ngo kuko murakomeje. Rave ati ariko ibyo byanahinduka, none se ko n'abasezeranye bakabana bakabyarana hari ubwo batandukana, wowe ushingira ku kiwemeza ko bazabana ataranatera ivi? Nuko nyine nta gahunda yo kujya mu rukundo mfite, ariko ngiye gutereta natereta Rana kuko yujuje ibyo nakwifuza mu rukundo. N'ubundi se ko nta mukobwa wapfa kubona adafite umuntu umutereta, uko yabasa kose aba afite abasore bamwandikira bamwifuza bamwiruka inyuma. Amisemo ibyo umukunzi wifuza kumugira umugore sinaba mbyitayeho, natwe abakunzi bacu bagiye babatwaka kubera ko baje bakabaha ibyo tudafite. Ubwo rero nanjye mbaye icyo abandi batamuha nkamwitwarira, abo bandi byaba bibareba. Ubundi subize neza ko akunda umusore umwe uretse wowe wenda yaberetse, ukeka yuko nta bandi basore afite ku ruhande bamuvugisha kandi akabaha umwanya? Dame yarasetse aramubwira ati nushaka kumutereta rero uzirinde kumushyiriraho amategeko, abashaka umuntu umushyigikira akamuha ubwisanzure kandi akamwizera, wowe mwazanashobokana kuko muri mu bintu bimwe. Rave ati noneho nigeragereze,
Dama aseka ati ibyo ni ibyawe wanafatiraho da, gusa biragoye ko wamwambura umukunzi we kuko niwabo baramuzi ndetse bafitanye imishinga bakorana ibintu byinshi cyane, mbese barihuje bamaze kuba umuryango. Ibyo rero Love yabisobanuriye Rana, bahita bumva ko byanga bikunda Dame yafashe icyo kiganiro akagisangiza Zebari. Inama ya nyuma Love yamugiriye ni yo kumusaba kutongera kuvugisha Zebari ikintu na kimwe. Yaramubwiye ati wowe ntumwandikire, ntumuhamagare, ntupape, ntumwereke ko wahangayitse. Biramutera kwibaza niba utababaye. Naguhamagara uyu munsi ntumufate, ejo nabwo naguhamagara nk'inshuro 5 uzaba ari bwo umufata. Nimuvugana wigire nkaho ntacyo bikubwiye kuba afite ifoto yawe. Uwo mwumvishe ko witeguye igisebo ariko nawe ukamureka burundu. Ibyo ngibyo nubikora uzanshimira nyuma, uzambwira uko bizaba byagenze. Yarabikoze kuko Zebari ategereza ko amuhamagara mutakira ngo ifoto atayishyira hanze araheba, ahubwo yaramwandikiraga ngo ifoto nyishyire hanze cyangwa mbyihorere. Umukobwa akamwihorera ntamusubize. Yaranamuhamagaraga nabwo ntamufate. Umusore yitekerejeho asanga yarengeye, amuhamagaye kundi munsi, nk'inshuro 10. Umukobwa aramuhamagara ariko amuhamagara amuca amazi atiteye ku byo yakoze ifoto. Yahereye kamusaba imbabazi, aratangira ati ifoto nayihowe na wa mukobwa mwabanaga mu gipangu, niwe nasabye kugufotora ngo ayimpe nzayikoreshe ngutera ubwoba. Nari mbizi ko muri inshuti cyane ko bitamunanira kuyifata, nukuri mba mbona warandetse, niyo mpamvu bankora buri kimwe ngo nkunde. Ranatumva nkubwire, iyo foto ishyire hanze igihe wifuza ni iyawe, uyikoreshe uko byumva, kandi umenye ko nta mubano gifitanye nawe, wowe wahisemo nyine kuntera ubwoba. Iyo foto n'urukundo rwanjye byose nizere ko ugiye kubishyira hanze. Zebari yasabye imbabazi ati ntabwo wabinkora, nukuri sinzongera, n'urukundo runkoresha, nuko ubutampaye umwanya nabwo ubaneza amatwi ngo reka tuvugane. Nawe ati ubusa yagize umuntu ufata phone yawe akabona iyo foto akayiyoherereza, urumva atayikoresha icyo ashaka? Urumva ukuntu yayikoresha nsenya? Ese utekereza ko uwo mukobwa wayiguhaye utayikoresha ibyo ashaka? Ubundi kuba warafashe umwanzuro ukabwira umuntu ngo azayifotore ubizi neza ko arakoresha telefone akayikoherereza, wari umaze gukora ikosa rikomeye. Ubwenge ugira ni ubuhe bwo gusaba umuntu kumfotora nambaye ubusa? Umusore akomeje gusaba imbabazi, Ranamukupa. Yahamagaye Love amubaza ati mubabarire cyangwa mureke. Love ati sinagusaba kugumana n'umuntu utagushyigikiye, ariko nanone sinagusaba gutandukana n'umuntu ugukunda. Uko biri kose uwo musore aragukunda, yanakora buri kimwe ku bwawe, uretse ko yanakwica umuntu ku bwawe. Umuha igihe, mubabarire kuri iyi nshuro, umusabe guhindura imyumvire. Iyo umukunzi yemeye guhinduka mugakomezanya biba byiza kurushaho kuko muba mwubatse ibigwi. Biba bitandukanye no kujya gushaka umushyashya mukagenda mwubaka amateka mashya kandi utazi niba muzanarambana, nta cyizere gihari gihagije mwubatse. Ubwo rero nabyemera ntakomeza kukubuza gukora ibyo ukunda, mugumane. Nimukomeza gushwana ukumva utishimiye urukundo urimo rugutera kubabara buri munsi, uzafata undi mwanzuro. Kuri iyi nshuro ho ngenda gusabye mubabarire. Nyuma y'iminsi mubabariye basa nk'abiyunze, Rana yajyanye na Love muri studio ngo amuvemo ideni yaramurimo kuko yari yaramusezeranyije kuzamukoreshereza indirimbo ku buntu. Muri studio bamukoreye ibisigo 3, bamukorera indirimbo 2. Love na Rana basabye producer kuba bahaye igisigo kimwe hakiri kare, akaba akora ku bindi bihangano yitonze. Icyabaye ubwabo bagikorera amashusho baragisohora, Dama atazi ko bagikoze kandi ari wari manager we. Manager yahamagaye Zebari amubaza uko bagikoze, asanga nawe atabizi. Yabajije Rana uko byagenze, Rana yanga kubimuhisha, amubwira ko Love ari wamufashije. Dame yarakariye cyane Love, ntiyongera kumuvugisha, ndetse arakarirana nawe umweretse ko Reba idahari yakora ibintu byiza. Ibyo byatumye ahamagara Zebari amwumvisha ko Love ari ikibazo ku rukundo rwe, ko akwiriye gukoresha imbaraga ze zose akamutandukanya na Rana. Intambara yaratangiye hagati ya Zebari na Rana, amubuza Love ku ngufu. Kandi Love na producer wari warakoreye Rana ku buntu bari inshuti cyane, ku buryo gushwana nawe byari gutuma iyo mishinga yari ikiri muri studio itanakorwa. Indirimbo zari nziza, ibisigari byiza, umukobwa yarabyumvise agahwera. Producer yarakoresheje ubuhanga bwe bwose ngo amukorere ibintu byiza. Rana yumvaga narinze kubona aba producer bari baramukoreye ibisigo mbere, aho Dame yishyuraga amafaranga. Ni ukuvuga aho babanaga muri Rebo bakamugurira agasukari. Kumva ko yashwana na Love ntibazongere kuvugana ntibyari gukunda. Rana yahamagaye mama wa Rira amubwira agahinda kose Zebari yamuteraga. Mama aramubwira ati mwana wanjye, Zebari ntakwiriye kuguhangayikisha. Nubwo yakoze byinshi kuri twe, ni bumuhe uburenganzira bwo gukubuza ibyo ukunda, cyane ko bikweretse akagukoreshereza ibintu wari gushoramo ibihumbi birenga 300 bakabigukorera ku buntu. Ni ukuri kumushyira ku ruhande. Ikindi nanjye ndagushyigikiye, ntabwo mbona ko wiyandarika ngo nuko wagiye mu busizi. Ubusizi urabukunda. Umwana wanjye nakwishima ko ibintu akunda, kandi Zebari umuretse nabyo nagushyigikira, ntabwo byambabaza. Ibyo yadukoreye ndabimushimira, ariko niba umuhe uburenganzira bwo kukubuza amahoro, aho kugira ngo atere umwana wanjye umutima mubi amutere guhangayika, rwose yagenda akatuvira mu buzima. Ibyo byatumye aranagarura akabaraga, yiyemeza guharanira icyo ashaka. Icyaburaga nuko ibyo bari barahinze byera, kandi haburaga amezi 2 gusa. Yanzuye ko nibamara gusarura batazongera gufatanya kwatisha ibindi binani, akamureka burundu. Zebari yongeye kuzamura umutwe, amubwira ko yafoto none arayishyira hanze natarikana na Love. Rana yamubwiye ko gukoreka Love ari we yareka. Zebari biramusaza cyane. Yafoto uko kwayishyira ku mbuga nkoranyambaga, yandikaho ngo dore umusizi wanyu mukunda.
Mu minota mike cyane iyi foto yari imaze kugera ku bantu benshi, imbuga zose yakwirakwijweho, abantu babona ubwambure bwa Rana. Yibwiraga ko iramutse igiye hanze yarira bigashira, ariko ko abantu bamuhamagaraga kenshi bamubaza niba ari we, byaramurenze ajya gusara. Umuntu wo gutakira yari afite yari Love na mama we gusa. Mama we byaramubabaje ndetse ubwo yigira gutanga ikirego mu rukiko. Rana nawe yarahagurutse, Love amufata ukuboko aramushyigikira, bajya gushaka ubutabera. Nyuma y'igihe kitari kinini, Zebari hamwe n'ibyaha. Amategeko avuga ko gufata ifoto y'umuntu yambaye ubusa atabizi kandi ukayishyira hanze cyangwa ukayikwirakwiza ku mbuga nkoranyambaga ari icyaha gikomeye cyo guhungabanya icyubahiro cy'ubuzima bwite bw'undi muntu. Ingingo hano ibyaha ivuga ko umuntu ugaragaza, ukoresha cyangwa ukwirakwiza amashusho y'urukozasoni y'undi muntu atabiherewe uruhushya ahanishwa igifungo kiremereye. Byarangiye na Zebari afunzwe kuko ibyo yari yarakoze no kurengera. Icyaburaga ko ari gukora igisebo kurira nawe rukomeje gukwirakwizwa. Byageze kure cyane bigira ubwo ubuyobozi ku rwego rw'igihugu butanga itangazo ko umuntu uzafatwa yarashyize iyo foto ku mbuga nkoranyambaga azafungwa igihe kinini. Ibyo byatumye abantu bareka gukwirakwiza iyo foto, abari barayikwirakwije bayisiba ku mbuga nkoranyambaga zabo. Nubwo bwose bitari byiza ko ifoto ijya hanze, ku rundi ruhande yatumye Rana agira views nyinshi ku bisigo bye. Abamenyaga amakuru y'uko ifoto yari iri hanze kandi ko ari umusizi, ko Zebari yatumye umuntu ngo amafoto azamusebye, bajyaga kumva ibisigo bye bakumva ari na byiza, bagatera comments bamusaba kwihangana, batikomera ntiwihebe, sinari nzi kubaho, unafite inganzo nziza cyane, kuki tutakumenye mbere, ibisigo byawe byahindura isi yose. Iriya foto n'ubundi nta muntu utari kubona ko bayifashe utabishaka, uri kwisiga amafoto utabyitayeho. Humura rero, abantu bazabyibagirwa, kandi nubwo bazahora babyibuka, wowe wishyira umutima ku cyo ukunda ukomeze witerera imbere. Kubera kuzamuka cyane mu mibare y'abarebaga ibihangano bye, byatumye agira amafaranga menshi abivuyemo, ndetse amaradiyo n'amateleviziyo atangira kumutumira ngo ajye atanga ibiganiro bigamije kumvisha abantu ko ifoto ye yageze hanze atabigizemo uruhare kubera ubuhemu bwa Zebari. Hashize amezi 2 inkuru imaze gusaza, nta muntu ukibyitayeho, nta muntu ukivuga ngo ifoto ye yagiye hanze yambaye ubusa. Icyamuteraga isoni bwa mbere ko ari ukunyura ku bantu abizi neza ko babonye ubwambure bwe, ariko nabyo agera harabyakira. Ndetse na nyuma yaho wa mukobwa wafotoye ifoto akayiha Zebari nawe yarafunzwe, nubwo atari gufungwa igihe kinini nk'umufatanyacyaha, maze ranarushaho gutuza. Kubera ko ibintu bye byahise bimenyekana cyane, byatangiye kumwinjiriza, we na Love barushaho kuba inshuti, bya bihangano byose barabisohora kandi babisohora atakibarizwa muri lebo ya Dame. Ibyo we na Love bitaga ubucuti busanzwe, bitana aba bestie, byabagejeje ku rukundo nyakuri. Bisangaga bari kumwe kenshi, bari mu mishinga y'indirimbo n'ibisigo, baba batari muri studio bakaba bari kwandika ibindi, baba batari muri ibyo bakaba bari gufatira amashusho ibyo bakoze, ubundi bakaba bagiye kwishimira ibyo bagezeho. Rana yabonye ko umuntu yari akeneye mu buzima bwa Love kuruta Zebari ngo nuko yari yarabafashije byinshi mu buzima. Burya biba byiza iyo abantu bakundanye kandi bahuje kariyeri, bahuje imirimo, bafite byinshi baganiraho, bafite byinshi byatuma bahura. Kugeza uyu munsi Love na Rana barabana. Mama wa Rana bakunda kubi cyane ko umukobwa avugwa neza ahantu hose, bamushimagiza ngo akora ibihangano byigisha benshi. Ubu iwabo ntibagikeneye cyane kuko amafaranga akora mu bihangano byabafashishamo. Mama we narakira kanseri kandi ntabwo izakira, akomeza kugenda yivuza, ariko nta kibazo, ubwo buzima yarabwakiriye azuka bubamo. Zebari wafunguriwe yazinze twasubira iwabo mu cyaro, ajya guhiga ubuzima bundi bushya nk'abandi bose. Naha dusoreje inkuru yacu y'uyu munsi, ntuzacikwe n'izo utaha.